mukunzi w'umurongo wo kwezwa kandi Nshuti y Imana, reka ngushimire uburyo wongeye kubana natwe mu biganiro bitandukanye dutambutsa, cyane cyane muri iki gihe turi kwigira hamwe ijambo ry'Imana tureba amahame shingiro yo kuri kwa Bibiliya. Uyu munsi tukaba turi kuvuga ku ihame ryerekeye umuntu. Mbese uribuka yuko iyo usobanukiwe n'iri hame bituma umenya uwo uri we, ugasobanukirwa n'icyo Imana yagukoreye i Karuvari. Noneho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubumwe budatandukana. Iyo ijambo ry'Imana tubwira ubumwe budatandukana bishatse kuvuga iki? Nkurarekeye gukurikira iki kiganiro, reka nkwibutse ko muri kumwe ari KAYISHEMA Joel. Dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe waryandikishije kugira ngo rituyobore, cyane cyane bitume umuntu wese amenya umurongo agomba guhagararamo kandi twitegure ubwami bwawe. Ngaho rero Mwuka muziranenge wasezeranywe nabane na buri wese, kandi tukugireho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Numvise ijwi ryongorera riti ngwino ndiho, ndaje Yesu uzi neza ko ngushaka rwose, nzanye umutima ukeneye kwakirwa n'ijuru, ijuru ryuje amahoro rirangwa n'ibyiza. Reka mbashimire mwese abakurikiye iyi gahunda yo kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi twiga amahame shingiro y'ukuri kwa Bibiliya, na amahame 28. Tukaba turi kugenda tujya mbere rwose, kuko ubu ngubu twatangiye ihame rya 7 ari ryo rivuga kamere y'umuntu. Mu gusobanukirwa n'iri hame ni ukwisobanukirwa cyangwa se ni ukumenya abo turi bo. Ubushize twarebeye hamwe umugabo n'umugore ko bari mu ishusho y'Imana, buri wese afite umwihariko bimuranga, ubushobozi n'umudendezo byo gutekereza no gukora. Yaba umugabo yaba umugore, buri wese nta uhuye n'undi cyangwa se nta umeze nk'undi. Buri wese afite uko yumva ibintu, nuko afite uburenganzira cyangwa se umudendezo wo guhitamo icyo gukora. Uyu munsi turi bukomeze tureba ibigendanye n'ubumwe budatandukana. Ni gute uyu muntu Imana yamuremye, cyangwa se ni gute tubasha kubona guhura k'umubiri ndetse n'umwuka w'ubugingo mu muntu umwe. Ubumwe budatandukana, igitekerezo kirema gifite agaciro gakomeye mu gusobanura imiterere n'ibigize umuntu. Igihe cyose umuntu adasobanukiwe n'iyi nyigisho cyangwa se n'ubutumwa, agira rimwe na rimwe imyumvire ipfuye cyangwa se idahuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bibiliya ifite ukuntu isobanura ubugingo, nkuko twabibonye mu byigisho ishize, aho twasoreje cyane cyane twari turi kureba ubusobanuro bw'inkomoko y'amagambo ubugingo. Mu isezerano rya kera ijambo ubugingo riva ku ijambo ry'Igiheburayo, nkuko twaribonye ubushize abari babashe gukurikira ikigisho. Riboneka cyane cyane mu itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7. Reka uyu murongo twongere tuwusome. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, ihumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Iri jambo mu mwimerere waryo mu Giheburayo ryitwa nefesh. Iryo jambo ryerekeza ku muntu nk'ikiremwa kizima. Igihe umwuka w'ubugingo winjire mu mubiri we, waremwe ukuwe mu butaka. Umuntu yaremwe akuwe mu butaka. Mu itangiriro tubona kiriya gice cya Bibiliya kitwereka igice cya 1 umurongo wa 26, Imana ivuga ngo tureme umuntu. Iryo jambo tureme umuntu agira ishusho yacu asa natwe. Noneho mu gice cya 2 ho tukabona umuntu aremwa. Umurongo wa 7 ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Mu mukungugu. Niyo mpamvu buriya n'igihe kigera Yesu aba yataragaruka, umuntu nta handi aba agomba kujya uretse gusubira umubiri gusubiraho wavuye.
umuntu agakingurwa rwose, umukungugu ugasubira mu mukungugu, igitaka ku igitaka, ivu ku ivu. Nuko abashyingura babivuga. Rimwe na rimwe hari amagambo abantu badakunda kumva cyangwa se batifuza kumva, ariko nuko nguko Bibiliya ibigaragaza. Ni muri ubwo buryo rero ubugingo bushya bubaho iyo umwana avutse. Ubugingo bushya ni ukuvuga ngo hari ubugingo bushya buba buje ku isi iyo umwana avutse. Buri bugingo bugaragaza ikizima gishya gitandukanye n'ibindi byose biriho. Aha ndibuka ko ari naho nahereye mvuga ko burya ariyo mpamvu tugira umuntu wese avuga bati ikimenyetso cyagaragaza ko ari wowe nyiri iyi nyandiko cyangwa se ari wowe ubwawe ni igikumwe. Nta muntu uhereye kuri Adamu kugeza ku muntu uzabaho nyuma uhuje n'undi gikumwe. Ibi bigaragaza ko uretse n'igikumwe none bigaragaza no mu muntu bwe, umuntu wese afite umwihariko we. Niyo mpamvu hano tubona ngo buri bugingo buba butandukanye n'ibindi biremwa byose biriho. Uwo mwihariko wa buri kiremwa ugaragaza neza igitekerezo kiri mu ijambo nefesh. Iyo rikoreshejwe muri ubwo buryo, ijambo nefesh ntiriba ari umugabane ugize umuntu, ahubwo ni umuntu bwe. Kandi ahenshi iryo jambo risobanurwa ngo umuntu cyangwa se nawe cyangwa se wenyine. Aya magambo yagiye akoreshwa ahantu hatandukanye muri Bibiliya ndetse no mu bice bitandukanye byo muri Bibiliya. Dushobora kubona amasomo mu kubara igice cya 5:6, mu gutegeka kwa 2 igice cya 10:22 ndetse n'andi masomo menshi cyane. Ku rundi ruhande amagambo nk'aya ubugingo bwanjye cyangwa se ubugingo bwawe, ubugingo bwe n'andi nkayo asimbura insimbura zina ge, ariyo twakwita mu cyongereza I cyangwa se me, wowe, you, nawe cyangwa se he. Mu itangiriro igice cya 12:13 hari amasomo ashimangira ibyo ngibyo ko iryo jambo ryagiye rikoreshwa mu buryo bw'insimbura zina. Ibyo bikaba bigaragara inshuro zirenze 100 muri 755 aho nefeshi ryakoreshejwe mu isezerano rya kera muri Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo cyangwa se King James Version, risobanurwa ngo ubuzima. Ibi ngibi tubibona mu itangiriro, wenda dushobora kureba igice cya 9 umurongo wa 4. Haravuga ngo ariko ntimukajyane inyama n'ubugingo bwayo nibwo maraso yayo. Iri jambo ryakoreshejwe hano kuvuga ngo ntimukajyane inyama n'ubugingo bwayo niyo maraso yayo, ni nefesh, bivuga ubugingo. Ibintu birakomeza bikagenda bikatugeza hano ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ubuzima, iyo havuzwe ubugingo harakoreshwa ubuzima. Akenshi rero iryo jambo ryerekeza ku byifuzo cyangwa se passions, ipfa cyangwa irari. Ibi ngibi bikaba biboneka mu gutegeka kwa 2 igice cya 23 umurongo wa 24. Hari n'ahandi henshi no mu mubwiriza igice cya 6 umurongo wa 7 hagaragaza nanone uburyo rimwe na rimwe iyo hakoreshejwe iryo jambo nefesh riba rifite n'ubundi buryo gishaka kwerekezamo. Nanone hari n'ikindi gihe rishobora gukoreshwa muri Bibiliya risobanura ipfa cyangwa se umururumba. Ibi tubibona mu Migani igice cya 23 umurongo wa 2, umubwiriza igice cya 6 umurongo wa 7. Hari ubwo risobanura icyicaro cy'urukundo cyangwa se aho amarangamutima y'umuntu agendanye n'urukundo agaragarizwa mu mutima we. Itangiriro igice cya 34 umurongo wa 3 ndetse no mu ndirimbo ya Salomo igice cya 1 umurongo wa 7. Rimwe na rimwe rero rishobora gusobanura ubushake bw'umuntu, bityo rikavuga umutima ukunze cyangwa se uko abishaka. Mu gutegeka kwa 2:23 umurongo wa 24. Nefeshi ariho hashaka nanone kugaragaza mu kubara igice cya 31 umurongo wa 19 nanone ngo havuga ngo yarishwe, naho mu bacamanza 16:30 nefeshi ikavuga ngo irapfa. Mu kubara igice cya 5 umurongo wa 2 havuga ngo nefeshi ikoreshwa yerekeza ku ntumbi. Urumva ko ni ijambo ryagiye rikoreshwa mu buryo butandukanye, ariko nanone rigahabwa ubusobanuro butandukanye, ariko byose biraganisha ku bugingo cyangwa se ku kuvutswa ubugingo. Ahandi rikagaragaza amarangamutima ya bwa bugingo, kuko icyo turi kureba hano ngo uko Bibiliya isobanura ubugingo. Hari n'ahandi ryerekeza ku buzima bw'inyamaswa ndetse no ku buzima bw'abantu. Nanone tubona iryo jambo ko ryagiye rikoreshwa mu Kigiriki. Hari aho twabonye nanone ryerekeza ku buzima bw'inyamaswa ndetse n'ubw'abantu. Byashwe niho nanigeze byasobanuye ngo ubuzima inshuro 40 muri Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo. Hamwe na hamwe rivuga abantu, nkuko tubona mu byakozwe n'umwa igice cya 7 umurongo wa 14.
hari ubwo rikoreshwa ryerekeza ku buryo umuntu yiyumva ameze mu mubiri we, aribyo twagereranije n'amarangamutima cyangwa se uko umuntu yumva muri we ateye ameze. Ibyo ngibyo bikaba biboneka mu Efesi 6:6. Ubwo ni ukuvuga ngo uko ameze haba mu ntekerezo cyangwa se mu mubiri we, uko yumva ibintu. Ibyo ngibyo iryo jambo ryagiye rikoreshwa rimwe na rimwe nabwo riganisha aho ngaho. Ndetse tubona muri Matayo 10:28 havuga ngo ibasha iyo nefeshi cyangwa se ubwo bugingo bubasha no kurimbuka. Reka turebe iri somo ryo turisome muri Matayo 10:28. Bibiliya mu isezerano rishya hatugaragariza ko mbese ubwo bugingo ni ubugingo bumeze bute? Ni ubugingo buhoraho, bubaho iteka, cyangwa se ni ubugingo bushobora kugira n'ibibazo? Igice cya 10:28 haratubwira ngo iki? Haravuga ngo kandi ntimuzatinya abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri akabirimburira muri Gehinomu. Nuvuga ngo bwa bugingo bushobora kuba bwarimbuka, bushobora gukurwaho. Bibiliya ihamya ko nefeshi na spiche byerekana umuntu wese uko yakabaye, naho ku rundi ruhande bikerekana bimwe mu bigaragaza umuntu nk'ibyo akunda, ibyifuzo byo mu mitima, ipfa n'amarangamutima nk'uko twamaze kubibona mu mwanya. Ariko ibyo ntibivuze ko umuntu agizwe n'ibice bibiri bitandukanye. Icyo si cyo bishatse gusobanura, ahubwo umubiri n'ubugingo birabana. Ibi bishatse kutubwira iki rero? Byombi bifitanye ubumwe budatandukanywa. Nta gikorwa na kimwe umubiri ubasha gukora wa mwuka w'ubugingo, bwa bugingo budahari, nk'uko n'ubugingo butabasha kugira igikorwa na kimwe bukora umubiri udahari. Nta kibasha gutekereza ukwacyo, nta kibasha kugira ya marangamutima tumaze kuvuga, cyangwa se bya byiyumviro ikindi kidahari. Noneho bikadufasha gusobanukirwa rimwe na rimwe n'imyizerere ipfuye ihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, aho umuntu ashobora kuba asinzire cyangwa se yapfuye, abantu bakavuga bati niyigendere n'ubundi rwose adusabire, aho agiye tuzi yuko aruhukiye mu mahoro, tuzi yuko ariho neza tese ko umuntu abaho neza uko akiriho, umwuka n'umubiri biri kumwe, umwuka w'ubugingo n'umubiri biri kumwe. Ndetse bikaba byageza n'igihe umuntu avuga ati rwose azanyibuke, azajya arebe ibibazo ndimo, arebe uko ameze, anyibuke, ajya anyitaho, akwiteho kandi adahari. Agomba kuba ariho ahumeka ari muzima, ari uko umwuka n'umubiri biri kumwe. Bwa bugingo buzima buri mu mubiri buri gukorera hamwe, ngo ni igikorwa gifatanya, ni inkubirane. Nta na kimwe kigomba kugira umurimo runaka n'ikintu gisohoza kitari kumwe n'ikindi. Noneho ukaba watekereza utese ba bantu usanga bavuga ngo runaka yamuteye, ngo yamumereye nabi, waraniza aranyisha ngo yagarutse mbese ibyo bituruka he? Nta wundi ukora ibyo, ni abadayimoni, ariko mu buryo bwo kujijisha abantu no kuzana inyigisho ipfuye, no kugira ngo abantu barindagire bayoberwe, aba ari bo be kwisobanukirwa ngo bamenye uko bateye. Ugasanga umuntu avuga ati ni abakurambere. Ndetse n'uyu munsi wa none mu isi hari amatorero atandukanye, aho usanga abantu bizera bagera igihe cyo kuvuga ngo bagiye kuramya ba sekuruza babo cyangwa bakurambere babo. Ndetse bikageza n'igihe umuntu ashobora kubwira ngo nutanga amafaranga ya naya turaguha uburenganzira bwo kuvugana n'abawe bapfuye. Ibi rero ni icyaha gikomeye, ni n'inyigisho y'ubuyobe ariyo Satani yakoresheje muri Edeni, abwira abantu ngo gupfa ni muzapfa. Ikinyoma yakoresheje kera n'uyu munsi wa none nicyo agikoresha. Mu kwiga aya mahame, uku kuri kw'ijambo ry'Imana, ni ukugira ngo tube dufite urufatiro ruzima. Mwibuke Yesu yigeze kuvuga iby'inzu ebyiri, inzu imwe yubatswe ku rutare n'indi yubatswe ku musenyi. Umukristo ubaho, umuntu witwa ko yizera ukuri kw'ijambo ry'Imana, akaba yemera Bibiliya, ariko ataza amahame y'ukuri kw'ijambo ry'Imana nuko birisobanura ibigendanye n'ubuzima bwe no kumenya aho yavuye, aho hari n'aho ajya, ni ukuvuga ngo abameze nk'inzu yubatse ku musenyi. Kuko gusobanukirwa n'aya mahame niko kuba wubatswe ku rutare nyirizina, ufite ibyiringiro bishikamye muri Yesu, uzi uwo wizera uwo ari we, nawe ubwawe ukamenya mbese ninde wizera, ndizera ndinde. Nk'uko twabibonye ubushize, mbese ndi ikiremwa cyavuye ku gakoko, ndi ikiremwa cyavuye kuza cyituraho, cyangwa se mfite umuremyi wanjye washyizeho. Kumenya abo turi bo bituma tumenya n'umuremyi wacu. Hano rero umubiri n'ubugingo tubyumve neza birabana.
nta murongo n'umwe ugaragaza ko ubugingo bubaho utari mu mubiri nk'ikintu gitekereza. Uhereye mu itangiro kugeza mu byahishuwe, nta murongo n'umwe muri Bibiliya wabona ugaragaza ko umubiri ubasha gukora umwuka udahari, cyangwa se ubugingo butarimo, cyangwa se ko ubugingo bubasha gukora cyangwa se kugira igikorwa runaka busohoza umubiri udahari. Ibi rero bitwemeza ihame noneho rikomeye ry'ingenzi y'iki, nuko ubugingo buzongera kugira igikorwa busohoza ari uko umuzuko ubayeho. Igihe rero habayeho ubutumwa n'imyizerere ituma abantu bumva yuko hari ibikorwa abantu basinziriye babasha gusohoza, ibyo Bibiliya ihita inyuzamo umurongo ikagaragaza ko ari ikinyoma cyambaye ubusa rwose, kubera ko ntabwo Bibiliya yigera igaragaza ko umuntu wasinziriye cyangwa se wapfuye, nkoresha iyo mvugo kugira ngo byumvikane, hari igikorwa na kimwe abasha gusohoza. Igeza hafi yawe nyongera imbaraga, shyira mu mubare w'abayoboke bawushima, nyongera imbaraga. Igeza hafi yawe nyongera imbaraga, shyira mu mubare w'abayoboke bawushima, nyongera imbaraga. Bibiliya itubwira ibijyanye n'umwuka, ibishaka kuvuga iki, bisobanura ite? Aho ijambo ry'igiheburayo nefesh risobanurwa ngo ubugingo, rigaragaza umwihariko w'umuntu cyangwa se ubumuntu. Iyo bivuga ngo nta bumuntu afite, bivuga ngo ababuze nefesh. Ijambo ry'igiheburayo ruach ryakoreshejwe mu isezerano rya kera risobanurwa ngo umwuka, ryo ryerekana imbarutso y'ubuzima ya ngombwa kugira ngo umuntu abeho, ihagarariye imbaraga y'ubumana. Iri jambo nivuga ngo rihagarariye imbaraga y'ubumana cyangwa ihame ry'ubuzima ribeshejeho ikiremwa muntu cyangwa se ibiremwa muntu. Ruach igaragara inshuro 377 mu isezerano rya kera, kandi ahenshi yasobanuwe ngo umwuka cyangwa se umuyaga cyangwa uguhumeka, nk'uko tubibona mu itangiro igice cya 8 avuga ngo ibihumeka, guhumeka. Hano ryagiye rikoreshwa ni ruach, itangiro igice cya 8 umurongo wa mbere. Reka tuharebe, haravuga ngo Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama. Ibifite ubugingo cyangwa se ibihumeka rikoreshwa kandi risobanurwa kubaho, nk'uko tubona mu Bacamanza igice cya 15 umurongo wa 19. Nanone gasobanurwa rivuga ubutwari, Yosuwa igice cya 2 umurongo wa 11. Hari n'igihe rikoreshwa rivuga uburakari, Abacamanza igice cya 8 umurongo wa 3. Ndetse hakaba naho rikoreshwa rivuga ubushake bwo gukora ikintu, Yesaya igice cya 54 umurongo wa 6. Si ibyo gusa, ahubwo rigera n'igihe rivuga imico mbonera, Ezekiel 11 umurongo wa 19. Imimerere n'imbere mu mutima, nk'uko bigaragara mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2 umurongo wa 15. Vandimwe, kwiga ibi byigisho nababwiye yuko ntabwo ari uguca hejuru, ntabwo ari ugusimbuka cyangwa ngo dukorere zime. Oya, bisaba kugenda umurongo ku murongo, igice ku gice, kugira ngo tumenye neza ibyo twizera ibyo ari byo. Mu sobanuro bwaryo bwerekeza ku mwuka duhumeka, iryo jambo ruwacu rikoreshwa kimwe ku muntu no ku nyamaswa. Mu Mubwiriza 3 umurongo wa 19, uko duhumeka niko bihumeka. Umwuka w'umuntu uvamo igihe apfuye, kuko haravuga ngo uko bapfa niko bipfa. Nivuga ngo umwuka w'umuntu umuvamo igihe apfuye, Zaburi 146 umurongo wa 4, maze ugasubira ku Mana, nk'uko tubona mu Mubwiriza 12 umurongo wa 7, ndetse na Yobu 34 umurongo wa 14. Akenshi ruwacu ikoreshwa mu kuvuga Mwuka w'Imana, nko muri Yesaya 63 umurongo wa 10. Iyo ruwacu yerekeza ku muntu mu isezerano rya kera, nta na hamwe ivuga ikintu gifite ubwenge gishobora kubaho kitari mu mubiri ufatika. Ijambo rihwanye na ruwacu mu isezerano rishya, pneuma, bivuga umwuka, biva kuri pneo, bivuga guhuha cyangwa guhumeka, kimwe na ruwacu. Ijambo pneuma
nta na hamwe risobanura ikintu cyo mu muntu gishobora kubaho cyumva kitari mu mubiri. Rwose nuvuga ngo nta kintu cyo mu muntu gishobora kubaho cyumva kitari muri uyu mubiri ngo gikore imirimo igomba gukorwa. Ndetse nta na hamwe isezerano rishya ritanga ubwo busobanuro. Iyo abantu babuvuga babukizeho ni ibyabo baba bihimbiye, ntabwo ari bivuye muri Bibiliya. Mu mirongo imwe ya Bibiliya nko mu Baroma igice cya 8:15 aho ni mu isezerano rishya, ndetse tubasha naho kureba uwo murongo wo ni iki gishya, ni iki ushaka kutwerekezaho kugira ngo tujyane neza muri ibi byigisho byacu turi kumwe. Imana yashimye ko akagahe kabaho kugira ngo dusobanukirwe n'impamvu z'ibyiringiro byacu. Igice cya 8:15 haravuga ngo ku bafite Bibiliya ubwo nizere ko tuba turi kugendana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti aba data. Uyu mwuka uri kuvugwa hano nuvuga ngo ntabwo ari umwuka w'ubwoba. Noneho bigahuza neza n'amagambo aboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abanyakorino mu gice cya 4:21. Mbese murashaka iki, ko nza iwanyu nzanye inkoni, cyangwa ko nzana urukundo n'umutima w'ubugwaneza? Urumva hano uko ari kugaragaza, urumva hano haravuga urukundo n'umutima w'ubugwaneza. Ndetse no mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 1:7 n'ahandi amasomo tubasha kubona atandukanye agenda agaragazamo pineoma. Pineoma ivuga imisusire, imyifatire cyangwa uko umuntu amerewe, kuko hano aragaragaza Pawulo aravuga uko agomba kuza ateye ameze. Rinakoreshwa kandi mu kwerekana imiterere runaka y'umuntu. Kimwe na ruwaci pineoma isubira ku mana y'umuntu apfuye. Nuvuga ngo birahuzana n'aya magambo twabonye mu mubwiriza. Kimwe na ruwaci pineoma nanone inakoreshwa mu kuvuga Mwuka w'Imana. Hari amasomo muri Bibiliya agenda agaragaza umwuka w'Imana uvugwa mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abanyakorino igice cya 2:11 ndetse n'umurongo wa 14 haratubwira ngo mbese ninde mu bantu wamenya iby'undi atekereza? Mbese hari uriho keretse umwuka wa wundi umurimo? Unyumvire nawe, mbese hari umuntu ubasha gutekerereza undi? Ntibyashoboka keretse umwuka wa wundi umurimo. None se hari umwuka w'umuntu wajya mu wundi? Ntibibaho, ntibishoboka. Noneho ngo n'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Niyo mpamvu noneho iby'Imana bimenywa nande rero? N'uwo mwuka w'Imana arimo. Nubwo mwuka w'abantu utabasha kujya mu bandi bantu, ariko mwuka w'Imana kuko ari Imana akorera mu bantu batandukanye. Umurongo wa 14, ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Iyo havugwa mwuka ni mwuka mana, ni mwuka mana cyangwa se mwuka w'Imana. Nta muntu ubasha kubimenya keretse umwuka w'Imana ari muri we. Numvise ijwi ryongorera riti ngwino ndiho, ndaje Yesu uzi neza ko ngushaka rwose. Ubumwe bw'umubiri noneho ubugingo n'umwuka, ibyo se byo turabihuza dute? Ni iyihe sano yaba iri hagati y'umubiri, ubugingo n'umwuka? Ni iyihe mpinduka iterwa n'iyi sano iri hagati yabyo ku bumwe bw'umuntu? Ubumwe bw'ibinyabubiri rero, nubwo Bibiliya ivuga kamere muntu nk'iyunze ubumwe, nyamara none ntisobanura mu buryo butomoye ubumwe buri hagati y'umubiri, ubugingo n'umwuka. Ntabwo igenda igaragaza nk'uko bavuga ngo rimwe guteranyaho rimwe ni kabiri, kabiri gukuba kabiri ni kane n'iki, ngo igenda ikwereka ikintu. Ahubwo nuvuga ngo mu by'ukuri ibitekerezo by'umuntu bigiraho bigarukira kuri iyo ngingo, ntabwo bimarayo. Ibyo bigaragaza iki nanone? Bigaragaza ubuhangange bw'Imana. Bibiliya ikivuga n'uyu munsi wa none, haba ku Mana tumenyaho gato, ndetse no kuri twe ubwacu twimenyaho gato, kubera ko iby'Imana yaremye yakoze birahambaye birenze intekerezo zacu. Ibihe byinshi umwuka w'ubugingo bikoreshwa kimwe gisobanura ikindi. Tubibona mu magambo y'ibyishimo ya Mariya amaze kubwirwa inkuru igendanye n'uko azabyara umucunguzi.
yavuze amagambo tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 1 umurongo wa 46 na 47, aho yagize ati umutima wanjye uhimbaza umwami Imana n'ubugingo bwanjye bwishimira mu Mana. Urumva yavuze umutima arangije avuga n'ubugingo bwishimira umwami Imana umukiza wanjye. Igihe kimwe Yesu agaragaza ko umuntu arangwa n'umubiri hamwe n'ubugingo. Yesu ubwe niwe wabigaragaje muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 28. Ikindi gihe Pawulo avuga umuntu ko arangwa n'umubiri hamwe na Mwuka, nkuko tubona mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abanyakorinto igice cya 7 umurongo wa 34. Haravuga ngo kandi hariho itandukaniro ry'umugore n'umwari. Rwandiko rwa mbere rw'Abanyakorinto igice cya 7 umurongo wa 34. Utarongowe yiganyira iby'umwami kugira ngo abe uwera ku mubiri no ku mutima, ariko warongowe yiganyira iby'iyi si ngo abone uko anezeza umugabo we. Hano urumva bakoreshemo iri jambo rivuga ngo kugira ngo abe uwera ku mubiri no ku mutima. Muri ubwo buryo bwa mbere ijambo ubugingo ryerekeje ku bushobozi bw'ikirenga bw'umuntu, bishatse kuvuga intekerezo arizo asabaniramo n'Imana. Nuvuga ngo icyicaro cy'Imana mu bugingo bw'umuntu burya ni intekerezo ze. Bibiliya rimwe na rimwe bagiye hakoreshwa umutima, ariko havuga umutima burya si umutima w'inyama ya yindi b'ibumoso, ahubwo nuvuga ngo umutima yaho Imana ivuga ngo umwana wanjye mu mutima wawe, ni intekerezo kuzegurira Imana, kuziha Imana. Muri ubwo buryo iryo jambo ryerekeje ku bushobozi bw'ikirenga bw'umuntu, bishatse kuvuga intekerezo arizo asabaniramo n'Imana. Naho mu buryo bwa kabiri ijambo Mwuka ryerekeje kuri ubwo buhanga bw'ikirenga. Muri izo ngero zombi umubiri ukomatanya umubiri ugaragara hamwe n'ibizongamutima by'umuntu nk'ibiranga umuntu. Nuvuga ngo hari umubiri ugaragara, ariko hakaba n'ibiri mu muntu imbere bitagaragarira amaso, ariko byose bifatanya gukora no kugira ibikorwa runaka. Ibyo utekereje ukabikora, ibyiyumviro byawe bikagaragara, kandi noneho hakabamo no gusabana n'Imana. Ibyo umuntu adahuriraho n'inyamaswa. Iyo umuntu ahangara akavuga ngo umuntu akomoka ku gakoko, ku nyamaswa, ni hehe wigeze ubona inyamaswa ipfukamye isenga? Ukabona inyamaswa yihana ibyaha byayo, yatura ibishyira hariya ivuga utuwiteka umbabarire nagucumuyeho nakoze ibintu. Naho twabona itungo ryigeze rishorera irindi ngo ririjyaneho igitambo cyo guhongera ibyaha byayo. Itungo ribe ryafata nk'intama ifata ihene, cyangwa se ihene ishorera intama, cyangwa se inka rivuga iti reka njyane iri tungo nanjye rijye kumbera icungu ricungura ubugingo bwanjye. Reka ahubwo amatungo, kuko umuntu ari we wahawe ubutware kuri byo, yagiye atangwaho ibitambo ashushanya ntama w'Imana uzaza. Umuntu afite ububasha kuri ibyo byose. Birababaje kubona nk'umuntu asenga inka, umuntu agasenga inyamaswa, umuntu agasenga abantu bapfa, abantu batamwumva, batabasha kugira icyo bamumarira. Birambabaje kuba nabivuga. Iyo mbona nk'abantu kujya ukumva umuntu bati mubyeyi Mariya udusabire, utubabare nawe mutagatifu runaka udusabire, arakumva se? Abasura n'uyu munsi none basura igituro cya Mariya aho yakinguwe, kavuga bati nahangaha Yohana yashyinguye umubyeyi Mariya wa wundi wabyaye umucunguzi. Bakagera nese ni gute wakinguwe nimva yihari yagusabira? Ubugingo bwe buritswe ku Mana, kandi umubiri uraho kugeza ubwo itangazo rizatangwa ngo abari mu bituro basinziriye bafite kwizera nimwongere mukanguke, maze Imana yaremye. Urumva Imana yaremye umuntu atarariho, ugira ngo bikomere bite kuba yahamagara ngo wariho garuka? N'uwo mwanya bizikora, ariko ugasanga umuntu ibyiringiro byabijyanye aho ngaho. Rimwe na rimwe ubutumwa nk'ubu bwavugwa umuntu atari ko muramenye, namwe ntimugasebanye ngo mukabye yewe. Nyabuna hariho n'uwo ushobora kuba wabwira umuntu ati dore rwose nubwo wabuze umuntu wawe wakundaga, inshuti yawe, ariko nukurindira nta kindi yakumarira, ngo ariko uramenye rwose ngo ubuse ngo nukuvuga yuko atandi bugufi, ngo rwose ngo nawe ubaye umwanzi wanjye, kuko utafashe nawe ngo mwereke ati rwose ngo ujya humura rwose, n'igihe uryamye mu buriri azaba ari mu cyumba kuri bugufi. Reka da, ugiye abagiye. Yongera imbaraga, yongera imbaraga. Ubumwe bw'inyabutatu. Hari igitandukanye n'iryo tegeko rusange rivuga ko umuntu ashobora kugaragara nk'ufite ubumwe bw'inyabubiri
bugizwe n'umubiri n'umwuka. Pawulo wavugaga iby'ubumwe bw'uburyo bw'umubiri n'umwuka yongeye kuvuga iby'ubumwe bw'uburyo butatu. Aravuga ati Imana y'amahoro ibeze rwose. Ubwo hano yari arimo asezera kubizera b'Itesaloniki. Arangije ati kandi mwebwe ubwanyu. Urumva arashaka kugaragaza noneho uburyo bagomba kumenya bakisobanukirwa. Kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri. Urumva hano avuze impagarike y'umuntu wese. Arangije avuga noneho mwuka ukorera muri we, ubugingo. Urumva harimo ubugingo noneho n'umubiri, byose birarindwe. Ubwo nuvuga ngo impagarike y'umuntu yose igomba kurindwa. Byose birarindwe kugira ngo bitazagenda biterera, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Aya magambo aboneka mu rwandiko rwa mbere rw'Abanyatesaloniki 5:23. Uyu murongo utwereka icyifuzo cya Pawulo cyo kubona nta gice kigize umuntu gisigara kitari mu gikorwa cyo kwezwa. Niyo mpamvu umuntu utejejwe atazabona umwami Imana. Nta gikorwa na kimwe, nta gipande na kimwe, nta rugingo na rumwe rugomba gusigara rutejejwe. Nuvuga ngo ibyo nibyo bigize urusengero, inyubako ya Mwuka Wera, aho Mwuka Wera akorera. Ibyo nibyo bigize urusengero nyakuri. Burya iyo tugiye mu rusengero, mu ngoro yitiriwe Imana, tugiye gusenga, n'abantu bafite Mwuka w'Imana, Imana ifite icyicaro mu bugingo bwabo, bagiye kuramya Uwiteka, bagiye guhuriza hamwe impano bafite Imana yagiye ibagabira, yabahaye, kugira ngo izo mpano zikoreshwe guhesha Uwiteka icyubahiro. Nibutse agatekerezo k'umuntu wigeze kwakira ubutumwa bwiza, yumvise ari mu mavuna. Noneho mu gihe cyo kubatizwa, pasiteri yajya mu mazi. Agiye mu mazi yarabatiza mu izina wa mbere, kavuga mwene data kubwo kwizera kwawe ndakubatiza mu izina rya data twese n'umwana n'Umwuka Wera. Wakagenda hagakurikiraho undi, murabizi uko umubatizo ujya ukorwa. Maze noneho pasiteri agera ku musore umwe, igihe yamubatizaga, aramuzi kandi kubatizwa, batizo bivuga kwinika. Ni ukwinika, ntabwo ari ugutonyanza, si ukugira gute. Hariho n'abantu bazi yuko babatijwe kandi batarabatijwe. Burya nabyo dukwiye kujya dusaba Imana kugira ngo Mwuka w'Imana bagenderere. Maze amwinitse mu mazi, umusore ahita atanguranwa vuba, azamura akaboko. Kandi uhambwa, nta muntu namwe muri bakura bankurikiye, nta muntu wajya gushyingura ngo nushyingura umuntu wawe amaguru yasige imusozi, cyangwa se umutwe usige hejuru ushyingura ahasigaye. Noneho azamura akaboko. Azamuye akaboko, pasiteri ati ubu ntabwo ubatijwe, ifate neza, umanura amaboko cyangwa ashyire mu gatuza, mbona uko nguhamba. Ni uguhamba, kubatizo ni uguhamba. Ni ikimenyetso kigaragaza ko wizeye Kristo wapfuye. Ugomba gupfa ugahambwa rwose. Wapfuye agahambwa akazuka. Noneho nicyo bisobanura. Umusore aravuga ati ni ishyano, ubu se ndabyemera. Ubwo ararwana n'imbere, wumva urugamba ruri mu mutima we. Arangije pasiteri yongeye kumwibiza, umusore azamura akaboko. Pasiteri aravuga ati uyu muntu niwe ugiye gutwara amasaha yo kubatiza abandi. Bigeze ku nshuro ya gatatu nabwo aranga. Pasiteri amubwira ati mbwira ikibazo ufite, ko ngira ngo ubatize kandi wemeye yuko ugomba kwemera Yesu wapfuye agahangwa akazuka, ukaba witeguye kugendera mu bugingo bushyuye ikiremwe gishya. Ikibazo ufite ni iki? Yegera pasiteri ati mva pasiteri, reka nkubwire buhora abantu batumva. Undi ati mbwira. Ati rwose burya uko mbona abantu bose buri munsi agira umwuga umutunze. Undi ati umwuga ugutunze? Ati nge ndiba, kandi aka kaboko niko kiba. None rero nimuramuka mukabatije, ubwo nzabaho nte? Ati rero ibyaba byiza batiza ahandi ko mukareka. Pasiteri ati rero ubatizwa ni uwihannye byose, kandi akaba acitse kuri kamere, yemeye guhinduka akaba icyaremwe gishya. Ubwo wumva akaboko kasigara katabatijwe, kuko wumva ariko uzajya uhahisha wiba, va mu mazi uzabatizwa ari uko nako wemeye ko kagira gute, nako kagomba kubatizwa rwose, ukihana wihannye. Hano rero mu by'ukuri ni ukuvuga ngo Imana ishaka yuko impagarike yacu yose, ubugingo bwacu bwose birindwa, kugira ngo bitazabaho umugayo ubwo Kristo azagira ate, azagaruka. Ku byerekeye ubugingo, iyo butandukanijwe n'umwuka, birumvikana nka kamere yo mu muntu yigaragariza mu migirire idatekerejweho, mu bisongamutima no mu byifuzo. Iki gice cy'umuntu nacyo gishobora kwezwa igihe binyuze mu murimo wa Mwuka Muziranenge. Intekerezo z'umuntu zihindurirwa gusa n'intekerezo z'Imana. Bityo igitekerezo cyejejwe gituma habaho gutsinda kamere ibogamira ku kibi, n'umutima
wibwiraga ibinyuranye n'iby'Imana ukemera kugengwa n'ubushake bwayo. Umubiri ari wo ugengwa n'ubushake bwa kamere yo hejuru cyangwa yo hasi ugizwe n'ibigaragara, inyama n'amaraso n'amagufwa. Uburyo Pawulo akurikiranya ibyo bice ahereye mbere na mbere ku mwuka, ubugingo, agaherutsa umubiri, ntibiva ku busa. Igihe mwuka wejejwe, ubwenge buhita buyoborwa n'ububasha bw'Imana. Intekerezo zejejwe nazo zituma habaho ubugingo bwejejwe, ni ukuvuga ibyifuzo, imyitwarire n'amarangamutima. Umuntu uzagira uko kwezwa ntabwo azangiza umubiri we, kandi ubuzima bwe buzagubwa neza. Ahangaha hanyibukije amagambo nahoze mvuga kare mu rusengero. Igihe cyose tutemera amabwiriza mvajuru ngo twemere inama y'Imana, tuzapfa urupfu ruhuje n'urwo banze kureba ya nzoka y'umuringa yamanitswe ku giti mu butayu. Tuzapfa urupfu ruteye agahinda bitewe n'uko natwe twarwanyije ubushake bw'Imana. Imana yahaye Abisirayeli impano yo kubatunga. Abantu bati ibi byo kurya ntabwo tubishaka, barangije barapfa kubera umururumba wabo. Imana ikabereka inzira bagomba kunyura bakurikiye inkingi y'igicu, bati ntabwo tuzayikurikira, iki gicu kirimo kiradutinza. Hari abantu bashaka ibintu byihuse. Abo ngabo iyo baturongeraga bagashaka yabo nzira, nta wigeze agera i Kanani, baguye mu nzira. Abantu bagiye bagora Imana mu buryo butandukanye. Imana ikavuga iti reka mbaha amategeko n'amabwiriza agomba kubayobora, mumenye uko amategeko yari yahawe Adamu, yahawe abakurambere, mumenye icyatumye umwuzure ubaho, icyo abantu bishe. Birengagije amategeko y'Imana. Imana igiye guha Mose amategeko, abantu bati no, ibyo by'Imana igiye kuzana ibintu bitinda iminsi 40 yose. Mose ngo yagiye kuvugana n'Imana, twe turashaka ibyihuse. Bataka Aroni bamugwa nabi, ati dukorere Imana y'ikimasa, itujye imbere, tuyibyinire, tuyitambire ibitambo. Aroni nawe ngo araganzwa, binganzwa. Umugabo wari wahagurukijwe kugira ngo afashe Mose umurimo, abinganzwa. Hari igihe abizera babasha guteza abayobozi ibibazo, abayobozi nabo ugasanga ngo none se ngo ko ariko abizera babibonye ngo nuko bimeze, ngo tugire dutese, ngo ni igihe gikatuma udohora amahame y'ukuri ku ijambo ry'Imana, bigatuma ibintu bisa naho wagira ngo nta butumwa abantu bigeze bigishwa. Maze umuntu witwa Mose haje azanya amategeko y'Imana, amahame shingiro bagomba kugenderaho, asanga abantu bose bagiye gusenga ikigirwamana. N'uyu munsi wa none, igihe cyose tutitaye ku mahame y'ukuri ku ijambo ry'Imana, natwe tuzagwa nzira. Bantu b'Imana, bavandimwe turi kumwe, tube maso, twitegure, twitegereze ikintu cyose Imana nta kitakoze. Ubugingo rero bugomba kwezwa, bityo umubiri ukaba ubaye igikoresho cyejejwe Umukristo akoresha akorera umwami n'umukiza we, mu gihe arindiriye ku bwami bw'Imana buzaza ku mugaragaro. Turi mu bwami bw'ubuntu, ariko turindira ubwami bw'ubwiza. Guhamagarirwa kwezwa, Pawulo avuga, gushingiye rwose ku bumwe bwa kamere muntu, kandi bukerekana ko mu kwitegura kugaruka kwa Kristo umuntu aba akeneye kwitegura mu buryo bwuzuye umwuka, ubugingo n'umubiri. Ariyo mpamvu iri torero rifite ubutumwa buhamagara abantu kugira ngo bagire kwirinda, bamenye uko bitwara, uburyo bw'impagarike, uburyo bw'umwuka, mu buryo bw'imirire, iminywere, imyambarire, ibyo tureba. Mbese ni ibiki? Abisirayeli uburyo Satani yakoreye muri Baraki. Barama agatanga inama kwa Baraki ngo nimubajyana abantu bambaye ubusa babyinira imbere yabo, hakurya yabo aho babitegeye. Maze nibabyinira imbere yabo, bakareba izo mbyino, bakareba nuko bambaye ubusa, ngo byanze bikunze bazabirohamo basambane nabo, Mwuka w'Imana baveho. Iyo wambaye uba wambaye ute? Mbese uhesha Imana icyubahiro? Kuko impagarike yacu, umubiri, intekerezo, umuntu wese uko yakabaye, biri mu mutima, ibyiyumviro, ibiri mu muntu byose byagombye kuba bihesha Imana icyubahiro. Ariko ugasanga twe tuvuga ngo ni viziyo, ngo ni igihe tugezemo nyine, ngo nuko bimeze, ngo ntabwo mwituzanaho iby'abasaza bya kera n'abakecuru. Imana idufashe kugira ngo mu kwiga iri hame, mu gusobanukirwa n'abo turi bo, tumenye ko dukeneye kwezwa, tumenye ko impagarike yacu yose Imana ishaka itugire neza. Kristo niyerekanwa, twe kuzarangwaho umugayo, ahubwo tuzabwira ngo nuko mugaragu mwiza, injira mu munezero wa shobuja. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.